Hello guys, nongeye kubasuhuza. Yani wa musore wanyu Patrick nkuko bisanzwe. Ndakeka mumaze kumenyera ku bantu twatangiranye ku biganiro byanjye. Uyu munsi hari ikintu nshaka ko tuza kuganiraho cy'ingenzi mu buzima cyagira umuntu agaciro. Ubona hari ukuntu abantu muri no minsi basigaye bajyajyana barakundana kandi badakundana ahubwo yaramukundiye ibyo akora. Tuvuge nk'urugero, ukunze nk'umukinnyi w'umupira, umukunde yuko akina neza. Uramukunze murabanye mubyaranye abana. Ese ko umukundiye kuko ari umukinnyi mwiza akina neza, kandi ibyo ngibyo umukundiye aho gutamukungu gutyo nyine ntago twabara ko umukunze nyine bwo nta rukundo rwanya rwo umukunze umukundiye kuko ari umukinnyi mwiza akina neza. Nagira nk'ikibazo akavunika, ntago uzamukunda mwarabyaranye n'abana. Nakabazo ndibarije ko ntago uzamukunda muzahita mutandukana n'abana mwari mufitanye muhite mukora divorce. Icyo kintu rwose naje kukitegerezaho mbona atari cyiza. Ukuntu umuntu akunda umuntu ngo nkunze umuntu afite akazi keza, afite imodoka nziza, afite inzu nziza, ahubwo utamukunda uwo ari we, ahubwo umukunzi ibye. Mbese n'umukunze ukunze ibye, ukunze ibintu atunze, ntabwo uri umukunzi. Naho twabishira mbega we ntabwo umukunzi ahubwo ukunze ibyo atunze. Si byaba byatunze nibishira uzahita umwanga, nagira ikibazo gatoya ntabwo uzaba ukimukunze. Ibyo bintu rwose naje gusanga atari byo pe. Urukundo ukunda umuntu umukundira uwo ari we. Ati umuntu nubwo mukunze ari umukire no mu bibazo tuzagumya dukundane nk'uko namukunze. Niko kugira nibwo rukundo rwanyabo. Sukunze umuntu kuko ngafite inzu nziza, ejo bundi yanzu ni mugira ikibazo mukayishyira muri banki ikaba inguzanyo mukaba cyo kwishirika yitwara, ubwanzu nigenda uzahita nawo umwanga se. Urukundo nubwo kubesha pe. Yego rukundo ntago hari umuntu avuge ngo urankunze. Udakunze ngiye ugakunda ibyanjye tayari ntago nabara kunkunze. Tuvuga ati bo ntago nkunze rukumbesha ukunze ibyo mfite. Hamwe mu bitekerezo kuri ako kantu ubwe nibwo ari urukundo, ubwo ntago ari urukundo. Urukundo rwanyabwo no gukunda umuntu umukundo kwari no mu bukene bw'ukamukunda no mu bibazo byose mbega. Bemeje gukunda umuntu umukundira kwari ukamukunda no mu bibazo bye byose mukanabinyuranamo nyine. Nuko no mu byiza mwanyuranyemo no mu bibazo mukwiye kunyuranamo. Ariko hari ukuntu umuntu ukunda umuntu ukunze umuntu afite akazi nikabura ugahirwa tumuta. Mwisubireho abakobwa namwe mumeze gutyo. Abakobwa mumeze gutyo mwisubireho ukuntu kutubesha ngo muradukunda ariko tukagenda tukishyira hejuru tugasara ngo badukunze ko mukunze ibyo dutunze ntabwo mudukunze. Kimwe gitekerezo nsanga kirakomeye. Umuntu agukundira ibyo utunze ntagukunde. Uzuko nese mvuga ati nta nubwo nzakora n'ubukwe bitewe n'ibyo bintu. Ndavuga ati se ubu ni nzakora ubukwe kandi ngasanga bakunze ibyo mfite ntibankunze, ngo nazabyina gute? Rero batisha kabisa nshobora kuzabukwama. Mbisha ari ikibazo gikomeye koko. Ibaze tsubu niba umuntu ushobora kugira amafaranga abantu bose bakakwereka ko bagukunze, amafaranga ashira bagahita bakwanga. Rwose ntabwo tugomba kugira, ntabwo tugomba no gutegekwa n'amafaranga no gukoreshwa n'amafaranga. Tugiye mu twaba turi imbata z'amafaranga. Yego n'ubundi turi imbata z'amafaranga kuko n'ubundi ese umuntu abyuka ajya gukora ari ajya gushaka ikintu cyose umuntu aba ari gushaka amafaranga. Ariko nyine korera amafaranga ugire n'urugero ugarukizamo ati nkorera amafaranga nagira ngaha gahita kira akadomo mbega. Ntabwo ukwiye gushaka amafaranga bashakire n'atari. Ubesha umuntu uramubeshe kumukunda, noneho umuntu aragiye yishize mu mutwe we ko nyine umukunda we wabigira ibyasire wo mu gihe kugira ngo hari icyo umwishakiraho. Wa muntu uzaba waramusize ibikomere mu mutwe kandi nawe uzaba waramutesheje umwanya. Ubwo urumva rero uzamwicema indi sange byo yatekerezaga byose ku buryo mbese handi yanakiyahura bitewe n'iki yakunze umuntu utamukunda. We yarazi ko amukunda kumbera amukunda ibyo atunze.
urukundo mujye mukunda umuntu mumukunda urukundo rwa nyarwo, apana gukunda umuntu mukundiye ibintu. Mba mbona ubundi wagakunze umuntu utamukundiye ibintu, ubwo ntabwo ari urukundo, ni ukubesha. Tujye tureka kujyajyana, bose dukunda umuntu tumukunze. Nimba umuntu utamukunze umureke, uri kumutesha umwanya, afite abandi bamukunda rega. Nese ubwo kumutesheje umwanya utanamukunze, urumva umwiciye gahunda ye kandi hari abandi bari kumukunda, noneho byose mbese urabyangije.